Ndabizi ko bimwe bishobora kugutungura, ariko nta mpamvu yo gutungurwa n'ibyo ngiye kukubwira. Nafashe umwanya wanjye ndicara ndatekereza, ngenzura buri kantu kose, naje gusanga nkwiye kuvuga ku kintu gikomeye cyane. Ikintu gikomeye cyane naje kubona, naje gusanga ari umuntu. Umuntu ni iki? Umuntu avuka uyu munsi ariko ejo agapfa. Umuntu uyu munsi aba mu muturirwa w'akataraboneka, ejo akaba munsi y'ubutaka. Umuntu atwara imodoka nziza uyu munsi, ejo nawe ambulanse ikamutwara. Umuntu yigisha iby'ubuzima uyu munsi, ariko ejo agasigara yanditse mu mateka ko yigeze kubaho. Umuntu arya ibyo ashatse uyu munsi, ejo nawe agahinduka ibiryo by'inzukira. Umuntu uyu munsi aruhukira mu nzu iwe, ariko ejo ugasanga ari kuruhukira muri morgue cyangwa se aho babika abantu bapfuye. Umuntu arya ubwoko bwose bw'imbuto ashaka, ejo agahinduka ifumbire y'ibiti yakuragaho za mbuto. Umuntu aba ari umuherwe uyu munsi, ariko ejo agasigara atagira n'urwara rwo kwishima. Umuntu uyu munsi aba ari umusore cyangwa umukobwa mwiza w'intarumikwa, ariko ejo ugasanga asigaranye ibiro bibarirwa ku mitwe y'intoki bitewe n'uburwayi cyangwa impanuka. Uyu muntu twamukuraho isomo rikomeye cyane. Mu gihe ugitijwe ubuzima, uzamenye ko hari igihe uzabwamburwa. Rero ujye umenya ko ibyo wigira byose hari igihe ubuzima buzagira iherezo, ukajya mu ijuru cyangwa ikuzimu. Uzatekereze cyane ku cyo uzaba waramariye abantu, ndetse utekereze ku cyo wamariye abo mwabanye nk'inshuti zawe, umuryango n'igihugu cyawe. Bityo rero niba uzi ko uri ubusa, gerageza kwicisha bugufi, kandi neza yawe imenywe na bose. Njye abiguteguriye nitwa Engineer Sirumva Dani. Turagukunda cyane.